yego ko nyina w'abasenga niko se muko ubu muri iki gicuko wazindukiye ahubwo se waramutse neza mama warambutse rega nta handi nari nagiye nari najyanye nari ne gusenga ngo gusenga cyane rwose musengera hese kandi ra aha nari nagerega ajya gusengera hari ruguru ku munini niho nari najyanye nawe ubu nawe usigaye wigaruka mu byumba by'amasengesho urasenga ntabwo kusenge bacu dusenga unusa muzinduka mujya gusenga ikigeza saa 12 saa 11 za mu gitondo ariko se mama cyangwa se ukumfasha gushima Imana yuko nakize ngo wakize cyane rwose indwara muri y'imyaka 10 ubu ikize uyu mwanya muri aya masaha nduzi ko ari n'igice cy'umunsi nyamara ndasha wa mwana ubu ndi muri gege nta kibazo mfite aha ngaho cara mwana wa nuko hariya hari umukozi w'Imana Mana yanjye yewe ateye ubwoba pe guteze umva yahozeho numva ko uragira ngo uburakari bwanjye gushira rero ngaho mbwira vugira ko se byagenze ubu koko cyambere se uko wafasha nkashima Imana yuko nakize ino kanseri nari ndwaye gushima Imana benda yishima ntabwo uri kumbwira rige nkuru neza ngaho mbwira umva rero nkubwira uko byagenze Uraho neza ari? Neza mukozi w'Imana. Uraho nawe Betty. Umura ikibazo cy'ibere ry'umunsi wari ufite hehe no kuzongera kukurya ukundi. Umva umukozi w'Imana afite amavuta wana mugana. Yego no kuzanjyana mwana wa. Ahubwo se mama uramuvuga utaranamubona. Ndende magize amatsiko kumura umukozi w'Imana. None se ari nariye ko mwazindutse mujyana ukabuta mucishije nawe mufate ka cyayi kandi mwazindutse. Rero buri yarine yambwiye ko afite gahunda nyinshi. Yambwiye ko afite ubukwe agomba kwitabira niyo mpamvu atabashije kugera hano. Gusa yambwiye ko ubutaha hazaza nta kibazo. Yewe numva ari byiza ariko nawe ugenda ubwiye. By'umuhanguro umbwire urabizi bafite impungenge. Ndabyumva mfite impungenge ariko ubabare no ntabwo bizongera. No kuwa gatanu tuzajyana rero. Kuwa gatanu nanjye bafite umwanya. Ubwo rero gahunda ni ntabwo uzaba uzi ko ari byo ntabwo uzajya kuri cya kintu cya wa mwana se ntabwo nzajya tuzajya gahunda ni kuwa gatanu niyo kuwa gatanu rwose yewe Imana ishimwe ndishimye ariko reka mubwire ndumva nzanyurwa kujyanye kwa muganga nkajya kurebana nawe ako se buriya hari abaganga barenze abakozi b'Imana ntabwo ari ugupinga ntabwo ari ugupinga pe iyo Imana igukijije ushyiraho nako ukajya kureba ko ari byo koko oya nabyo nta kintu biba bitwaye ndanyurwa mbere yuko tujya kwa gatanu nzabanza umucishe kwa muganga kuwa 4 cyangwa muri kiriya cyumweru njye kureba uko bimeze ubu ntabwo ukiri kubabara se oya ntabwo ndi kubabara byarashize pe n'ubundi mu gihe nta kibazo mfite pe kuzashima Imana mu rusengero ayiwe ndasindukira rero bari gushima Imana ubwo rero gahunda ni iyi kwa gatanu abareba yewe kureba agacyayi n'umugati aho ku meza sawa mama yewe koko peyi usibye umwana mbwiye mbemerera yewe nako nanze kwicira umwana intege namujyanye Samatare ntiyakira umwaka urashize twagiye Kanyarira ntiyakira yemwe naraye no mu rufunzo arembye ameze nabi nabwo ntiyakira ubu umukozi w'Imana yewe nanze kumuca intege ariko simbyemeye nzabanza mujyane kwa muganga ngo umukozi w'Imana ubu ahantu hose nagiye ntiyakize uyu nguyu numvuje n'umukije nzabyemera mbibonye twagiye kwa muganga abakobwa baraguye ubu nicyo cyamuzinguye abahanuzi b'ubu nabo ngubu wasanga mubeshye tuzi ko basigaye babeshya kubi uko nzabanza kujya kwa muganga nicyo kimenyetso cya mbere baturangiye umukozi w'Imana hano hirya imbere ubu niho mujyanye umukozi w'Imana umukozi w'Imana ndamujyanye kugira ngo turebe ko hari icyo Imana yakora naho ibindi byose twagerageje byaranze ngaho ni mukomere ngaho ni mugereyo Imana imukize pe hangana ni hari imbere yo iminota mike turageze ihangane
ihangane twahageze ihangane ntabwo utagize musore kuva uyu munsi muri umuntu wawe ntazongera kurwara mu nda ukundi ibyo yari yarariye bihumanye Imana ibikuyeho. ishimwe Imana himbazwe n'ibigirije umuvandimwe musore sentrope katropete turakapetire twa Imana niyo nkuru. Musore karame urumva umerewe ute? numva nakize Imana himbazwe kubimukije mu rugo mukomeze musenge. amen Amahoro y'Imana bane nawe. Icyubahiro ni icyayo icyubahiro ni icyayo Urakomeye cyane Imana. amen nabonye umukunzi mwiza yarankunze ndamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe isonga isezaneye kuba imbataye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje ikibeho n'ikibi cyawe wagirije umwana uhimbazwe n'ushyirwe hejuru Uwiteka Mana ikomeye Mana igira neza ni kenshi twirukanse ni kenshi twagenze ariko nta gisubizo twabonyemo urukundo rwawe rwonyine Kristo nirwo rwabashije gukiza uriya mwana ndagushimiye ikibeho n'ikibi cyawe Mana numvaga ntaryama ndagushimiye kuko uri Imana y'amahoro ndagushimiye kuko uri Imana data wa twese urukundo wa Isiraheli Amakuru mu biti. Kuri ngaha abayenzi. Uzi ko nkumbuye? Umunsi nta masengesho yabaye, nta repetition yabaye. yewe pastor numvise ntabyihererana Byakugendekeye gute se ubu ndishimye mu mutima wanjye umukobwa wanjye uzi ko yakize cyangwa wari yibereye kanseri yakize pe ubu ni muryange ubuse aka kanya se muramuvuje mwamuvurije muri hevuri ako harya sinimuheruka ibyo bundi ku cyumweru yewe nta by'amavuriro ahubwo umukozi w'Imana yahuye nawe aramusengera arakira. umukozi w'Imana Iyo use kandi ubona wavuye hehe ubwo nawe usanga aje kubanirana adutwara abayoboke ariko n'ubu unyafite idini yo gusengera ntarwazi kwishyura kugira ngo se afite amavuta y'Imana namubone muri iki gihe no ndaza akora ibitangaza pe mbonye n'amaso yanjye ibyo birashoboka oya nzobyemera ndamuboneye ukuri tuzanyarukirayo ahubwo se tuzanyarukire kugira ngo yakire abantu kwa gatanu no kwa gatatu reka tuze tugende kuwa gatanu nyine gahunda ni kuwa gatanu tuzakujya mu rugo hanyuma tugende tumubone yego pasiteri aho rero usigare urasengera amasengesho meza yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe murakoze sawa sawa Odi. Ni karibu. Ni karibu. Starehe. Starehe. Yes, ashimwe mbe. Starehe mumeze neza? Yego turashimira. Yego. Murakoze cyane. Yewe makuru neza turashima Imana. Ndabona umeze neza. Ndabona ari ndi kuruhukaho gatoya ngirotse turimo two hano mu rugo. Yego nimbarogo duherukana cyane ndabona mengo. Wahindutse. Yewe no kubera Imana.
abashaje duhinduka batoya ubwo mu ijambo ry'Imana tubwira ngo no mu gusaza kwacu tuyadutemba amakakamo ko kamaro ko gusenga nta narabwira yego ariko se ugiraze ko duherukana tuvugana ko twozoya kuraba umukozi w'Imana nkanamuramutsa amenya aho atuye irigana ni umukozi w'Imana ndabizi kandi abantu bemera ntabwo umukozi w'Imana yoza mu karere ngo abaho ntamuzi ntabwo uje mu buryo vuze gusaza no gusohora gusa ko nabyibagiwe ariko bibaho ariko numvaga hari gahunda mfite nkumva sinyigo ariko umuntu yihugiraho ukaba mutu tukubutuna turiya ugasanga ariho gahunda bagiye bibagira turanyarukira afite amavuta pe pastor afite amavuta uramukozi w'Imana ariko se byose nakubaje neza twaganiriye igihushu kurana nase gahunda zo mu biro ubu ndagusanga hajya ariko amakenga agenda yafite kandi atari make yewe ubu betere gameze neza yarakize rwose uriya mukozi w'Imana nta munyage nkimufiteho habe na nkeya ariko se nigeze kumva ahantu habaye igikorane haza umuntu waje gukora ibitangaza icyo gihe haragiye abantu batabona batumva aho abantu bagendera ku mbago arabashyira ngaha barambika ku ibiganza arasenga hanyuma abafite imbago barazita abatabona batangura kugenda babona abatumva batangura kumva ariko inyuma y'iminsi nk'itatu umwe wese yasubiye mu bibazo yari afite ab'imbago bongera kuzifata abatumva bongera kudegera n'abatabona bigenda uko ubu se uyu muntu ariko navuga ndafite amakenga menshi amakenga ugomba kuyagira ariko reka nkumare impungenge jewe umwana yagiye gusenga twasa mu gitondo nuko anekereza uburyo ari n'umukozi w'Imana numva rwose ntibimfasheho ndavuga n'iby'abahanuzi bubu n'abakozi w'Imana bubu ngubu bimwe byavuzwe muri Bibiliya ngo mu minsi ya nyuma z'abahanuzi b'ibinyoma bifata uko navuga nzabanza mujyane kwa muganga ariko hadaciyemo n'iminota 30 numva neza ijwi ry'Imana pe mugore ufite ukwizera guke ibintu byose bibaho kubw'umugambi w'Imana nta kintu cyakubaho Imana itagishatse senga rwose ndaryiyumvira ngewe ndaryumva rimbwira ati rwose umugore kwizera kabone guki gira kwizera utanumwanyize kwizera nuko ariko se ubu uraganira n'umwana akakubwira ya misonga wajya umbwira tukajya mu byumba by'amasengesho tugasenga imisonga iri mu kumwica arakubwira ko bya aho basinzira neza arasinzira n'uturimo aradukora mbese yasubiye kuba mushya ntiwareba Imana yamukoze uriraka ariko se uyu mukozi w'Imana bagenda bavuga muvuga ngo nta zina ryiwe munsi ngo ntaki muze yaturutse ariko se ubona iyo bari nk'umurundi iyo bari umunyarwanda iyo bari umwarabu cyangwa iyo bari ari umuzungu yewe ni umwirabura nkatwe niko ari nayambwira rega nanjye sindamubona nuko kumva ijwi ntabwo nigeze mbona isura turashira amatsiko tumwiboneye niyo mpamvu rero nanjye mfite igishyika cyo kugenda nkamureba nkamenya ati umuntu muki tukaganira ariko muri make nkamenya ibyiwe yewe nibyo birakwiye ko abakozi b'Imana rega buzuzanya nukuri babikwiriye turi hateye ibintu by'amadini umwe abashaka abayoboke be undi ashaka abayoboke be bigatuma baryana ntibahurize hamwe ngo bavuge ubutumwa bw'Imana babaza Bibiliya ivuga ko mu minsi ya nyuma nyine hazobaho ibihe bigoye hazoba biyitirira Kristo bagakora ibitangaza na Bibiliya kandi utasizwe amavuta gutandukanya umuntu aza yiyitirira Kristo ariko afise izindi mbaraga zimwe ziramukoresha bizoba byoroshye ntabwo byoroshye bisaba ubushishozi ni nayo mpamvu rero tugomba kubanza tugasoma umurongo w'ijambo ry'Imana hanyuma tukagenda dufise ukuntu twitunganije
twaye pasiteri nari no ku mavuta y'abashumba. Tubabe umurongo w'ijambo ry'Imana uri muri Zaburi ya Dawidi igice c'143 turahera ku murongo wa mbere. Haravuga hati Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Amen. Rero Imana yumve gusenga kwacu uyu munsi. Ngo ega burya umukristo nyawe apare y'ibyo aba yari cyangwa yanyowe, burya igikuru ijambo ry'Imana cyane rwose. Ijambo ry'Imana hajya ifunguro rikomeye, kandi iyi Bibiliya yera iyi bayita inkota. Yego, Kristo. Umukristo cyangwa umukozi w'Imana agomba kwitwaza. Yego. Ubwo rero umuntu uko numva mumuvuga tugomba kugenda dufite ubwirinzi bukwiye. Yego. Si umukobwa yavuye muri salo ko yari yagiye muri salo, reka nze nitunganye numve ko yaje abakuganiriza hanyuma nitunganye tugende. Nta kibazo, wowe genda witegure, koresha umwanya hanyuma tugenda turabe uwo muntu. Reka mukoherereze aza bakuganiriza. Yewe ndaje kanyaruke. Yego. Betty, Karame. ngwino ujye kuganiriza pasiteri wo gato. Se waje ryaje. Betty. Yesu ashimwe. Nimbaza. Meze neza? Yego. Uri ngahe nyuma? Handi mu tuntu two mu rugo tutajya turangira. Yego. Nibyo. Amakuru yawe se? Ese neza nta kibazo. Yewe mumeze mute? Natwe turashimye. Ntabwo wari uherutse kudusura. Ibintu by'ibikorwa byo ku rusengero biba byaradufatiye, turimo turavuga ubutumwa, hari igihe tugenda n'ahandi badutumiye mu bikorane ugasanga umuntu ari nk'ibyo gusa. Birumvikana namwe mugira akazi katoroshye. Yego. None se ubu nyine ngo warakize bya ndwara y'ibere yari kumera nabi akase? Gusa ayo makuru ahubwo yakuye he? Bitega ndi umukozi w'Imana. Umuvyeyi wawe nta kintu atombwira kiba ari kibazo ku mwana wiwe. None se mama yawe yarabikubwiye? Iriga agomba kubimbwira, wari n'umutwaro ku bakozi b'Imana. Twaragira igihe tukajya no mu vyumba by'amasengesho tukagusengera. Ngiye narinzi ko ari ibanga. Hari umugani baca ngo ujya gukira indwara arayirata. Biriya se? Ariko nyine warakize se? Narakize ubu nta kibazo mfite. Ejo bundi ku cyumweru mama wawe yambwira ko ngo wakize mu gihe gito. Cyane hari umukozi w'Imana wansengera. Hano bagiye tugose mumuvuje kuri hevuriro byagenze gute? Oya ni umukozi w'Imana pe. Iki gihe nzo wenda rero. Ahubwo se ntabwo yamukubwiyeho afite amavuta uriya mugabo. Ubwo rero mu yandi magambo ubwo waramwiboneye neza? Njyewe naramwiboneye n'amaso yanjye pe, ni nawe wansengeye ndakira. Simvuze ko ndi Toma umwe avugwa muri ba bigishwa ba Yesu. Niwe ngo yemera yiboneye. Ariko burya biba binagoye kwemera ibyo ubonye byose, ibyo umuntu akubwiye ngo uce ubyemera. Nkatwe turi abakozi b'Imana biba bigoye. Ariko nawe buriya rimwe nawe uzajyayo umubone. Mama azakujyanayo pe. Bishaka. Mama wawe twavuganye, ubu niyo gahunda duce dukurikizaho. Ni kurabona umuntu babona umukozi w'Imana. Ariko se ndakubaza ikindi kintu kimwe. Ubu nyine yarakoze icyo gitangaza, uhaguruka ukize na ya misonga yatumurara udasinziriye ukaba umeze nabi, ihagara ako kanya? Ego akimara kunsengera njye nahise numva ububabare bukize. Nta hantu na hamwe nongeye kubabara ukundi. Nahise numva nkize pe.
gusa naratashye mbibwiye mama nawe ntiyabyumvishije. umuntu ndamufiseho amakenga. Ubu mfite akabazo. Uyu mukozi w'Imana ashobora kugusoma ukuboko. Umukozi w'Imana? Yego. Uwo mukozi, uwo muntu yagukoreye ibyo bitangaza se yarubahutse icyo kintu cyane rwose. Ariko nanjye buriya nabigizemo iki kibazo. Nuko nanze kubibwira mama. Erega Betty, natwe n'ubu nyine tutagenda twiyamamaza, natwe dufite amafuta. Unaguma numva amakenga ndamufite ko nubwo mugenda bamuvuga ibyo bintu yarabikoze. Yarabikoze rwose. Pasiteri udasi nzobe ndareba. Umwasi w'ibihe n'amasaha. Umwanya n'udukunde tugeraneyo na mama wawe. Jyewe umuntu ndaza gusanga atari we. Nubwo mubwiye pepe. Mbega mubona n'umunyamahanga, n'umurundi, n'umunyarwanda, n'umunyarwanda. Reka reka. Bana mama nawe hageze. Birangije Maze kwitunganya se. Ibyo bamwe nabyo biragoye. Watinze Bamuhaye abagore nyine nuko natinda widuje. Noneho bizi iyo tugiye kujyana n'aho ducunguza umwanya umwete. Tugere amasaha arakuze ariko hagati aho reka tubanze twiragize Uwiteka. Yego. Dusabe ko yibana natwe ko tugiye gufata urugendo rwerekeza ku muntu ibyo bitarasobanuka. Yesu ashimwe. Ujya hasi. Kisha bugufi. Imana iri mu ijuru. Turagusabye kubana natwe guhera ngaha kugeza ku uwo mukozi w'Imana tugiye kureba. Ubane natwe mu nzira tugiye gucamo zose, uturinde kugwa no gutsitara, hanyuma udutize imbaraga zikomeye cyane ko uwo muntu tugiye kuganira nawe ntituzi ngo ni umuntu ki cyangwa ni umuntu ki. Mwana ndagusabye umpe ububasha, umpe imbaraga, umpe ugutahura, niba atari mu murongo mwiza ndabibone, niba ari mu murongo mwiza naho ndabibone. Nuko mwami tugusabye kumva amasengesho yacu mu izina rya Mwami Yesu. Amen. Tugende. Njyewe wasira mu rugo rwawe kambe nk'uruturimo mama. Naho mukanya. Muramuke pasiteri. Ugire ibihe byiza. Twahageze nk'iminota 15. nuko abapasiteri mugira ubunebwe bwo kugenda Nako n'ubwa mbere ngenze iminota ingana nuko twahageze. Pastor Das, amahoro y'Imana bane nawe. Uraho? Muraho. Humura, ntabwo nje kugukuraho abakristo ndetse n'ideni ufitiye urusengero ubu hariraza gushira. Iki gihe yagoye. Shima Imana umubyeyi umukobwa yakize kanseri. Amen. Ariko se mama Betty, aha ho waronza? Yego none ari n'abanye mukozi w'Imana. None se kugiye kudusazira nabi. Nakoze igisikana pasiteri. Urashobora gufata amabanga yo kurusengero Yesu ukayazanira uyu. N'izina rya Yesu biragatsindwa. Nukuri nta kintu nigeze ngara n'umukozi n'ubwa mbere mubonye. Nk'uyu se izina ryanjye ribwiwe nande? Njye n'ubwa mbere nje muri uru. Ibyo byo kurusengero ribwiwe nande? Kuba ndi umudiyakoni mu Imana iragukunda. Ugira icyizere. Gushiramo Ugira icyizere. Kugaragaza kuri mukuru. Ubu tuvugana. Ntabwo ndinjajwe. Ubu tuvugana ibigeragezo byose wari ufite umwana wawe ari muri koma aka kanya avuyemo. Utanga no kwinjira mu byingo n'imiryango.
cyose ndabishingiye ubusi uninde kandi ampamagaye wewe mbona ntibibi atona na abe miko yewe nkuru nziza cyane okay uyu muntu se natanguye mu ntango bamumbwira nkamupinga no mu nzira hose naje ntumva nyine ko ari umukozi w'Imana ariko ndahaye ndabona ko ashobora kuba umukozi w'Imana akambwira ko notekana umwana wawe ko avuye muri koma ako kanya madamu akaba arampamagaye ambwira ko umwana avuye muri koma sha umuntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana ariko Jambo ry'Imana yavuga ko mu minsi ya nyuma hazoza abantu bakora ibitangaza kandi bakabikora mu myuka mibi ariko reka mbe ndemeye ibyo mbonye ibindi umuntu azobere hanyuma ariko n'umukozi w'Imana sha ndemeye